ibisingizo bihebuje dawe tubyinjiranye mu murwa wawe ahaganje amahoro tuje kugusanganiza uru rusange rw'amajwi mu ndirimbo tukubyinira tuje kugushengerera no kugukuza kugusenga no kugusingiza. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Shalom, Kristo Yesu akuzwe. Turi kuwa gatanu tariki ya 14 kwezi kwa kabiri 2025. Kuri uyu munsi turahimbaza Mutagatifu Cyrilo, Methode na Valentine. Abizihiza abazina babo mbifurije umunsi mwiza. Nk'uko tubizi uyu munsi benshi bawita umunsi w'abakundana, umunsi wa Mutagatifu Valentin. Ba Valentin na Valentine rero mbifurije umunsi mwiza. Uyu munsi mu bihugu byose bambara imyenda y'urukundo, babwirana amagambo y'urukundo, ndetse bakora n'ibikorwa bigaragaza urukundo. Uyu munsi indabo ziri bugurwe bihagije, amakado menshi, ariko si ibyo byose mukora. Ni iby'urukundo nyarukundo, cyangwa ni rwa rukundo rufefetse, rwa rundi rukujyana mu gicumuro. Abepiskopi Gatolika b'u Rwanda bifuje ko kuri uyu munsi dusoza icyumweru cy'umuryango cyatangiye ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa kabiri, cyumweru tuzirikanamo ubutumwa bw'umuryango. Ni umunsi wo kuzirikana ku rukundo abashakanye bafitanye, ku budahemuka. Ni umunsi wo kuzirikana abafiyanse uko bakwiye kwitegura, dore ko hari abitegura ubukwe kurusha uko bitegura umubano. Bavandimwe, urukundo ni rwogere, rutariho ubuzima bwahagarara. Ariko tujye tumenya ko ari urukundo rwa rundi rushyira mu kuri, rwubaha mugenzi wanjye, rwa rukundo rudashirana n'agahararo, rudacuya, rwa rukundo rwitanga, ruhora rwitanga buri munsi. Uyu munsi rero ni umunsi mwiza wo kuvugurura amasezerano ku bashakanye. Ni umunsi mwiza wo kuvugurura amasezerano ku biyeguriye Imana, kugira ngo nabo bahore baryohewe n'urukundo Imana yabakunze. Uyu munsi rero hari ibiganiro hirya no hino byo kuzirikana kuri urwo rukundo, ariko nawe rwakonjanye, urukundo rwawe rwakonje, nawe wakongera ukaruvugurura, ukarukongeza, maze ikibatsi cyarwo kikongera kikaka. Umunsi mwiza rero nshuti bavandimwe, umunsi w'urukundo. Urukundo ni rwogere, urukundo ni rubeho, urukundo ni ruganze. Ubu ni no kwa gatanu rwose dufite umwanya wo kurwizihiza. Ntimutangwe kandi mumenye ko Imana ariyo ya mbere igomba kuyobora urukundo rwanyu. Isomo rya mbere turisanga mu gitabo cy'Intangiriro, umutwe wa 3, umurongo wa 1 kugeza ku wa 8. Inzoka yari inyaryenge kurenza izindi nyamaswa zose zo mu gasozi Uhoraho yari yarahanze. Ibaza umugore iti, koko Imana yaravuze ngo nimukagire igiti cyo mu busitani muryaho? Umugore asubiza inzoka ati, imbuto z'ibiti byo mu busitani dushobora kuziryaho, naho ku mbuto z'igiti kiri hagati y'ubusitani Imana yaravuze iti, ntimuzakiryeho, ntimuzagikoreho, ejo mutazapfa. Inzoka ibwira umugore iti, gupfa ntimuzapfa, ahubwo Imana izi ko umunsi mwaziriyeho amaso yanyu azahumuka, maze mukamera nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Umugore arareba asanga cya giti kiryoshye, kinogeye amaso, kandi cyanashobora gutanga ubwenge. Asoroma imbuto zacyo aryaho, aho n'umugabo we bari kumwe, nawe ararya. Nuko amaso yabo bombi arahumuka, bamenya ko bambaye ubusa. Nuko badodekanya amababi y'umutini, maze barayacocera, ngo bumve Uhoraho Imana wagendagendaga mu busitani mu mafu
y'igicamunsi, umugabo n'umugore bihisha Uhoraho Imana mu biti by'ubusitani. Iryo ni ijambo ry'Imana. Turibuka, tumaze iminsi tuzirikana umugabo n'umugore banezerewe, barebana, bakundanye, umwe aririmbira undi ati noneho mbonye igufa ryo mu magufa yanjye, rwose imitoma iri aho ngaho. Imana iza kubasura ikabatetesha, ikabaha umugisha. Ariko uyu munsi siko bimeze. Sekibi yabinjiranye, yinjiye mu busitani. Ese ubu yinjiye ati? Bavandimwe, hari igihe duha icyuho Sekibi, kandi burya iyo uhaye Sekibi icyuho, kumusohora ntibikorohera. Hari abagore bajyaga babwira abana babo ati uyu muntu waje kudusura ni tonto, cyangwa se abagabo ati uyu ni tantine. Abo bantu bitwa ba tonto na ba tantine mwa bantu mwe, kugira ngo uzabasohore mu nzu yawe y'umutima wawe. Ntugire ngo biroroshye. Iyo winjize Sekibi mu buzima bwawe, ntabwo kwisohora bikorohera. Irakwinginga kugira ngo uyinjize, ariko iyo ikugezeho ntabwo yongera kwinginga. Burya iri kuyobora. Nguko rero uko Eva atangiye kuganira na Sekibi n'inzoka. Inzoka iti harya ngo ntimuzarye kuri iki giti by'ubugingo. Iki giti Imana yarabujije izi mbuto zose, ngo Imana ngo shitani ifite ukuntu ifata amagambo y'Imana ikayacurika. Niyo mpamvu iyo abantu batangiye kuyoborwa na shitani batangira gucurika Bibiliya. Tujya twumva sabajene bavuga ati Imana yaravuze ngo ukwatumuye. Uko ni ugucurika ibyanditswe bitagatifu. Ukubona avuga ati Imana yaravuze ngo uzakunde mugenzi wawe, ukunde mugenzi wawe, umukorere ibyo yifuza byose. Si uko Imana yavuze. Imana yavuze no gutinya icyaha. Ariko iyo twatangiye gucurama Imana, tuyishyira ku ruhande, tukumva ibyo shitani tubwira. Hanyuma rero koko Imana yaravuze ngo ntimukagire igiti cyo mu busitani muryaho. Burya shitani igira ibikabyo. Koko ni ukuvuga ngo iragenda ku marangamutima. Hanyuma umugore wese ugateka ati imbuto z'ibiti dushobora kuzirya tusibye kimwe. Sekibi niyo mpamvu Imana yazi ko cya giti iri mu kiryaho muzahita mumenya ubwenge bungana n'ubwayo. Ati ndagupfa se mwapfa kandi muzaba mwamenye ubwenge. Nahuye n'abantu bakoze ibyaha bikomeye, ubusambanyi cyangwa se byo kwica cyangwa n'ibindi. Unavuga ati rwose bari bambwiye ko n'inshuro ya muntu nzakira, nzatura mu nzu ye. Bari bambwiye ko n'inshuro ya muntu bazampa akazi keza, byamara kuba byose bakakwigarika. Hanyuma Eva yemera amagambo Sekibi mubwiye, atangira guhakana Imana no gukora ibyo yanga. Ngo arebye cya giti abona kiraryoshye. Undi se ntiyajyaga kireba. Hari inzara se yari afite, ariko hari inzara y'icyaha. Wowe unyumva uyu munsi, reba inzara y'icyaha ufite. Inzara y'icyaha ufite ni iyihe? Yita izina. Kuko hari igihe turarikira icyaha tugashyirwa ari uko tugikoze. Uzi ko hari abantu bajya bagambirira ngo nzagomba kuryamana n'uriya muntu, nzaryamana n'uriya mugabo, nzaryamana n'uriya mukobwa, nzaryamana n'uriya muntu wiyeguriye Imana. Hari n'abantu batinyuka kugeraho. Uriya musaseridoti nzamugusha, uriya mupasiteri nzamugusha. Uri shitani, toka satani. Uri shitani. Kuko igihe Eva yarebye iki giti ngo yabonye kiryoshye, icyaha kizakuryohera, ariko kizakubirindura, kizakugusha mu rupfu. Nuko rero umugore aracumura, arubahuka, asoroma imbuto z'icyo giti, aryaho, ahaho n'umugabo we
bararya bombi babura ubwenge, bombi bararya. Hari ibyaha umuntu adashobora gukora wenyine. Ntushobora kwica uri wenyine, ntushobora kwiba uri wenyine, ntushobora gusambana uri wenyine, ntushobora kuvuga abandi uri wenyine. Hari ibyaha tujyanamo abandi. Uragowe niba hari ubujyana mu gicumuro cyawe. Ikikurikiraho ni uko bamaze gucumura batangiye kwihisha Imana, kuko bari bamwaye. Icyaha kiratumwaza, gituma tumwana tukububa. Muntu uri mu cyaha, nubwo abantu babona uhagaze, ariko urububa kubera icyaha kigutsikamiye. Imana idutabare, iduhe guhaguruka tureka icyaha kiyibabaza. Turazirikana Zaburi ya 31. Hahirwa umuntu wababariwe igicumuro cye. Imana ni nziza, iyo twihannye iratubabarira. N'umubyeyi. Ivanjiri ntagatifu yo turayisanga kwa Mariko umutwe wa 7 31 kugeza kuri 37. Muri icyo gihe Yesu ava mu gihugu cya Tiri, yambukiranya igihugu cya Sidoni, agaruka ku nyanja ya Galileya yerekeje kuri Dekapoli. Nuko bamuzanira ibipfamatwi kidedemanga, baramwinginga ngo amuramburireho ibiganza. Amuvana muri rubanda, amujyana ahitaruye, ashyira intoki ze mu matwi ye, nuko acira amacandwe ayamukoza ku rurimi. Hanyuma yubura amaso ayerekeje ku ijuru, asuhuza umutima ati efata, bikavuga ngo zibuka. Ako kanya amatwi arazibuka, n'ururimi rwe ruragobodoka, maze atangira kuvuga neza. Maze Yesu abihanangiriza kutagira uwo babibwira. Nyamara uko abihanangiriza, akaba ariko barushaho kubyamamaza, bagatangara cyane bakavuga bati byose yabikoze neza, atuma ibipfamatwi byumva n'ibiragi bivuga. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Bavandimwe, Yesu turamubona agenda ava mu mudugudu umwe ajya mu wundi, bakamuzanira abarwayi b'amoko yose kugira ngo abaramburireho ibiganza bikiza. Ibiganza bya Yesu birakiza, n'uyu munsi birakiza. Muzanira abarwayi ufite, muzanira uburwayi bwawe, muzanira ibyaha byawe, muzanira agahinda kawe, muzanire ububabare bwawe, muzanire ibyakunaniye, muzanire ibyakugoye, muzanire bya bindi wumva bitagishoboka. Yuko yubuye amaso uriya munsi, agasuza umutima, avuga ngo efata, zibuka, niko nawe ashaka kuguha ubuzima, akazibura hazibye muri wowe. Amatwi yawe akumva, umutima wawe ukumva ukabona, ururimi rwawe rukagobodoka, ugatangira kuvuga neza. Mwabonye ko iyo umuntu ababaye adidimanga? Iyo umuntu ababaye ashobora kudidimanga, ashobora gutitira. Umubiri burya wakira ububabare, wamara kubwakira ukarwara. Ibyo bita somatization. Umubiri wacu iyo wuzuye agahinda gatuma tugira uburwayi. Nawe n'abantu barwaye indwara z'agahinda, ariko igitangaje ni ukuntu iyo bahuye na Yesu bakira byose. Umuvandimwe yampaye ubuhamya bw'ukuntu yahoraga arwaye umutwe, akumva ugiye kuvaho, ku buryo n'igihe yagendaga mu nzira akawufata kugira ngo udatakara, yumva ugiye nko gutakara. Ariko yakoze urugendo rwo kubabarira, ababarira abamwiciye ababyeyi. Umutwe urikiza, ako kanya urakira. Ntiyongeye kunywa imiti, ntiyongeye kurwara na rimwe, ubu ni muzima. Yesu arakiza. Yesu rero nawe yagukiza, ariko burya hari n'ibyaha bitera ibyago. Uramutse uhindutse, hari indwara zimwe na rimwe utarwara. Bavandimwe, mureke duhe umubiri wacu Nyagasani, ariko cyane cyane tumuhe umutima wacu, maze Yesu umunyampuhwe adukize
ku mubiri, kuri roho, maze umutima wacu wigenge, dore ko iyo Yesu aduhaye ubuzima dutangira no kugendana akanyamuneza. Niyo mpamvu n'aba bantu batangaraga bati byose yabikoze neza, atuma ibifa amatwi byumva n'ibiragi bivuga. Utegereza ko byavuze irihe jambo bwa mbere? Byanze bikunze iyo ntekereje gushyira mu bwenge bwanjye byaravuze biti urakoze Yesu, urakoze Yesu. Natwe turavuze, natwe turumvise. Nawe Yesu akugirire neza, akwiteho, kandi umugisha we uguhoreho, urakabaho. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.